ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti: kwiyemera si ukwibona, ni ukwemera agaciro kawe ukiyubaha kandi ntureke amagambo y'abandi ngo agene uwo uri we. Hari igihe abantu bazagushima n'ibindi bihe bakugaye. Niba agaciro kawe gaterwa n'ibyo bavuga, uzahora ubaho uhindagurika nk'amababi atwarwa n'umuyaga. Kwiyemera ntibisobanura ko uruta abandi, bisobanura kwemera uwo uri we, kwemera aho ugeze no kwizera ko ushobora gukomeza gukura. Nta muntu utunganye, ariko buri muntu afite impano n'agaciro yahawe. Ntugerageze kubaho ubuzima bw'undi kugira ngo ushimishe abantu. Baho ukurikije indangagaciro zawe, ukora ibyiza ushoboye kandi wubaho Imana yakuremeye kuba we. Iyo wiyemeye, ntuba ushaka kwemezwa n'abandi buri gihe. Umenya ko agaciro kawe kadaterwa n'ibyo utunze cyangwa ibitekerezo by'abandi, ahubwo gaterwa n'uwo uri we n'uburyo ubaho. Kwiyemera ni ukwakira uwo uri we no gukomeza kwiyubaka buri munsi. Si ukwanga gukosorwa, ahubwo no kwemera amakosa yawe cyangwa ibitekerezo by'abandi bikwambura icyizere. Umuntu wiyemera yubaha n'abandi, ariko ntiyibagirwa kwiyubaha. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.